ese wabuze ko wansonze mami kabisa onana ye na undi ni Yesu kugukunda bena bikisindahiro kuguhoza ku mutima niyo tagati sinitaye ku magambo y'abisi but I don't know what you think for me kukubwira ko ngukunda he niyo wantera utwatsi njyewe nsabikubwira. Ladies and gentlemen, mezemte ikiganiro ni cya kindi cyacu kuri YouTube channel ya David Empire. Kuri uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuhanzi wacu. Kuri uyu munsi turi kumwe nande? Elijah Kelly, yeah, he imakibi. Wow. Kugukunda bena bikisindahiro kuguhoza ku mutima niyo tagati sinitaye ku magambo y'abisi but I don't know what you think for me. Yeah, you think for me. Yeah, you think for me. Yeah, you think for me. Elijah. Okay, it's okay. Ni Jokeri wanyu murabizi ni Jokeri. Hano yamamaye ku ndirimbo yitwa ni Yesu. Ni indirimbo icurangitse mu buryo buri modern ariko itanga ubutumwa bw'Imana. Kaba ngikomeje nkora n'indi iyo kapera maze kubatera ni indirimbo joboni misiri imbere ngiye kuzajyana muri studio none nkahitamwe abantu banje. Wow, kabisa rwose. Ati nukuvuga ati haba hari nibihangano ufite album nshya wabugiye gusohora mu minsi iri imbere? Okay, it's okay. Ni indirimbo ariko gusa ni indirimbo imwe. Gusa ngiye mfite izindi zanditse. It's okay by my brother. Wow, kabisa rwose muri nkuko rero mubizi niba ari umuhanzi arabanza aturimbireho akarimbo gatoya kuri iyo ndirimbo. Ese album ugiye gusohora ese nabatangira nkubaza nuhe muhanzi waba ari role model wawe hano hanze? Okay, muhanzi uri role model wanjye ni The Ben uzwi ku izina rya Tiger B. Yampakunda kumwita ngo Beef Daddy. Beef Daddy muri BK Arena yakoze ibitangaza bikomeye nanjye hari no mbavuga ati niwe role model zangize kandi nanjye nta gucika intege nzendereya haraka ni haraka haraka haina baraka bari baravuga ati haraka haina baraka. Ya nkuko mubyumva rero arimo aratubwira ati The Ben niwe role model wanje. Ese haba hari nk'indirimbo ya The Ben waba uzi ngo yituririmbe yumvishe nk'abadukurikiye? Yeah, kamuko sweet yo babwire he ese wabuze ko wansonze mami kabisa go yo oyange sinkiriho. Okay, it's okay. Kabisa rwose ni David kabisa rwose yicano akaba yita David Empire. Ese tugikomoza kuri ibyo ngibyo haba hari ahantu basanga ibihangano byawe? Okay, ibihangano byanje ahambere ni kuri YouTube channel. Wow, YouTube channel kama ni Elijah Kelly, Elijah Kelly, TikTok, Instagram, IG, Twitter, cyangwa X, WhatsApp, Facebook, hose ni Elijah Kelly. Wow, kabisa hose ahantu hose wamusanga turuzajya ugenda searching Elijah Kelly ibihangano bye byose yaba kuri TikTok na Instagram. Ya TikTok, Instagram, YouTube aho hose uzajya ugenda usangayo ibihangano bye. Urakoze cyane. Ese haba hari performance uheruka kugira muri no minsi kugenda twavuga ati uno muhanzi wacu agenda performinga mu bintu bitandukanye? Ese niye performance uheruka kugira mu minsi ishize cyangwa se mu gihe cyashize? Murabizi mu kwezi kwashize hano muri no campus yacu ya Rukara. Murabizi bemera ibintu by'imyidagaduro. Harimo gitaramo kitwaga ngo After Model Show. Yeah, kabisa. Ati show. After Model. Yeah, After Model Show. Show na show. Icyo gitaramo nagiparticipemo abantu banje bajya babona flyer kigiye tambutse. Wow. Hari n'ikindi cyabaye mbere byibuze nkanga navuga ko maze kwakubitira nk'itaramo nka bitatu ariko ikindi cyari gikomeye cyane cyari kirimo umustar tuzi wese ngira ngo nabaramubonye. Ngira ngo naramubonye ngira ngo nabari ku buhanga bw'ibyuma bahita bamudushyiriramo uwo mustar bari kumwe ugahita unamuspecifying twari turi kumwe na uwo twari turi kumwe n'uwita Papa Sava Seburikoko Galaxy. Papa Sava. Yeah, kabisa. Ya ndamuzi kabisa nawe. Papa Sava. Anga
wenda ukaba waragiye ugira performance zitandukanye. Yes, urabizi n'ikindi ni ubwashize hari igitaramo harimo Platini. Platini Baba. Yeah, Baba Nyanguramuzi. Yeah, ndamuzi. Cyo gihe yaraje mu gitaramo cyajyanye na Croix Rouge mu bijyanye no gutanga amaraso. Ese nayo mfitemo performance nateguwe kuri affiche, nayo mfite kuririmba indirimbo ijyanye na Croix Rouge no gutanga amaraso. Gusa icyo gihe ntibyakunze kuko urabizi abanyeshuri hano ntabwo tuba turi ahantu hamwe. Birumvikana batinze kwinjira ahantu twatigiye gukora igitaramo. Ngombwa ko birumvikana barataye mu kubera umuhanzi mukuru yari afite. Eri Joker tukiraho, ese hari impanuro Papa Sava cyangwa se nitegeka Garase yaba yaraguhaye? Uriya musaza murabizi no muri agent ukomeye. Umusaza w'umujene. Ukongera ati umusaza w'umujene. Buriya ntuzana ari umuhanzi we tuvuga ngo urembye ndirimbo ngo teta ngira ngo urayesi. Ndamubona. Kubisemo nako kantu. Murabyumva rero nkuko rero tuvuga ngo nigutumbwira ibyo gukora igikwe. Na Papa Sava byaramunaniye. Wala ita yaratunaniye so itsola. Itsola sinzi niba na David nawe bizagera icyo gihe ariko ndabiza zahita dutama. Biravuga ati uko umuntu agenda azamuka buragenda amenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bura nanjye bizagera aho bize tugende birumvikana bari ugushyigikirana kabisa ndetse n'abadukurikiye bose. Eri Joker kabisa up tumuzamure nawe arabizi cyane two duhita dukomeza twereka yuko nawe ashoboye agenda agira performance nyinshi zigiye zitandukanye. Eri Joker on the top. On the top. Ngira ngo sasa rero ukomeze utubwira ese indirimbo ni Yesu wababwiraho gakeya kandi bakagenda bakagasanga kuri iyo channel yawe. Okay, irandirimbo turabizi ifite chorus iravuga ngo onana ye naundi ni Yesu. Wow. Naundi ni Yesu. Yeah. Onana ye umenye icyo nkwiye umenye icyo nshaka. Umberaho ntari. Kabisa rwose yanga Yesu ni umenye icyo nkwiye umenye icyo nshaka numberaho ntari. Hagati aho ngaho hari ikintu nari nibagiwe ho kukubaza izo ndirimbo za ni gospel ni indirimbo nubuhe bwoko bw'indirimbo urumva ati nta wundi ni Yesu birumvikana ni indirimbo z'Imana ni indirimbo z'isi ariko se nanone niba ari indirimbo z'isi ko umuroro modo wawe aririmba indirimbo z'isi kandi twumva ngo nta wundi ni Yesu ari indirimbo z'Imana bwo byaba byifashe bite? Impamvu nabanje gukorera indirimbo ni Yesu murabona urubyiruko rw'iki gihe hari byinshi biturangaza kandi numvise icuranze mu buryo buri modern. Ntabwo nyine ucuranze mu buryo nyine wiki buri gospel kabisa ariko nashatse kucisha muri modern way kugira ngo abantu banyuma kubite nk'akantu byibuze wove ku mwami wacu agihari kandi umusabye ikintu wese agira gute. Twebwe twirinda no kwirinda byinshi bituyobya bikadukura ku mwami wacu ariko gusa nari ntumbire kubigisha niyo mission yanjye. Gusa ndacyabakubitamo n'izindi especially Sakila song kabisa rwose. Tukiraho Eri Joker, ese Sakila song wawe ufiteho acapella? Sakila song urumva nkira namaze kubatamo mfitemo n'indi yitwa ngo gotiye monam mbona rimwe sansaza mu buzima nakunze rimwe nkunda howe my love minakupenda baby. Kabisa rwose iyo ndirimbo ndayikunze kabisa rwose kude shop. Thank you my brother. Njewe rwose ngira ngo mbwire rwose abantu badukurikiye rwose iyo channel kabisa rwose murumva yuko umuhanzi wacu afite impano bakaba bamwita Eri Joker rwose. Subscribe, share, comment ibyo byose birakenewe kuri Eri Joker kabisa nongo Eri Joker. Eri Joker wanyu. Gusa abantu banyu ndabasaba kuba bajya kuri YouTube channel yanjye abatarakora subscribe bakayikora bakaba n'aba followers banyu bari permanent. Instagram bakajya bakamfollowinga, TikTok bakajya bakamfollowinga ku buryo rwose nanjye nimbona ngeze ku rwego urumva roro modo wanjye suko de Ben ariwe nkunda gusa hari abandi bahanze hano dufite bakomeye. Urabona nkuriye we uriya muri legend Medi yawe Medi ararenze kandi nawe nyine ugendera nyine ibintu bakora nawe kuvuga ati rwose nanjye ndashaka kugira abandi nabo bageze. Kabisa rwose ngiye rwose ku ndirimbo zawe zo rwose ho ndimo ndahitangwa mu kono rwose izo ndirimbo ni sawa kabisa. Eri Joker wumva wiha nk'iyihe ntego
yuko nawe wazibona muri arena wayujuje? kabisa. Icyambere no gukora cyane, umuntu akirinda gucika intege. Muri isi hari byinshi babiduca intege, ariko gusa ugakora cyane. Ikintu bita muzika ntabwo ari ikintu cy'inyungu z'aka kanya, ni inyungu za permanent, kandi baca umugani mu Kinyarwanda ati gato gato nirwo rugendo. Ubwo urumva rero ibi byose kugira umuntu abigereho bisaba kujya gukora cyane. Umuntu agakora agahatana tu, kuko muri iyi si bisaba nta kwicara nta kujenjeka, ku buryo nanjye nzisanga ari ahantu. Urabona uriya mutoto wacu from Nyamasheke ya Mpano, aravuga ngo ndamutekereza amarira kujura amaso, ngo uramumva? Komeza abantu ntago yaduteye nka kapera. Nawe birumvikana nawe. Uriya nawe tukiraho, uriya yatangiye atabasha kwitegera imodoka imukura Nyamasheke imuzana i Kigali. Nibyo. Urumva nyine biriya byose bisaba kutacika intege, tumva ngo naturutse aha uko ukagera gute, ugahumuka ugakora cyane, kandi ukanumva n'inama z'iki z'abandi bantu. Tukiraho, ni iki wabwira abakunzi bawe, ni iki wabwira abantu badukurikiye kuri no screen? Abakunzi banjye n'abantu badukurikiye ndababwira ati ejo bundi muri vacances mu kwa gatandatu iyo ndirimbo izajya hasi. Iyo ndirimbo yitwa Ndakomeje, ariko se haryo ubwo ntago abantu ujye utanga kapera indirimbo itarasohoka. Ku bana ba kapera byo birumvikana, ariko gusa nyine nabyo nta kibazo. Ndakomeje kukubwira ko ngukunda, niyo wantera utwatsi njyewe nsabikubwira. Ndakomeje. Ndareba abantu benshi batangiye guhita basinzira kubera rwose indirimbo ya urumva ko barimo barayita. Indirimbo izuke warikoresha mu bukwe, bari guhita batwarwa rwose, mukibyina mukajya gutemakana neza. Gusa ejo bundi ndi kubipanga, kandi ndabizi 18% bizacamo kabisa rwose. Umanje ibihangano byawe nabikunze, by the way. Kabisa, thank you. Ibihangano byawe nabikunze. Ese ni udukomeje turimo turanasoza, ni nk'icyo kintu wabasaba nk'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bakunzi bawe muri rusange? Abanyarwanda tunabasaba no gushyigikira impano ntoya, natwe tukazamuka. Urabona nka Nigeria, umuziki wo muri Nigeria, sinzi niba wumva ikintu bita cross product, umusaruro mbumbe uba wagiye mu gihugu, wagiye uturuka kuki ibindi bintu. Uriya nawe ugira uruhare kuki ku musaruro mbumbe igihugu kirate cyinjiza. Birasuvuga ati ngo no kureka abantu bawe ngo bakakora ibyabo, ahubwo nibadushyigikire batwereke urukundo, ibyo dukora berekane ko natwe tujyate babikunze. Kabisa rwose ati abanyarwanda n'abandi bakunzi be muri rusange rwose tumwereke urukundo. Birumvikana yuko rwose umuhanzi wacu arashoboye, kandi urumva yuko agifite intego yo gukomeza, nawe afite target yo kuzuza arena. Kabisa rwose buri kimwe cyose kirashoboka, ngewe niko nakubwira, kandi never give up, by the way. Kabisa mbone ngewe muri slogan zanjye never give up. Uko ubona face yanjye impora, ni nkuko never give up nayo itajya gute itava. Kabisa rwose umuhanzi wacu rwose akomeze azamuke mu ntera, ndetse abifashijwemo n'abanyarwanda rwose. Mwebwe mudukurikiye mujyeho musacinge Eli Jokeri, kabisa rwose ibihangano bye murahita mubibona. Ngira ngo rero nkuko mwari mubizi, iki kiganiro cyacu nakagaruka nkuko biri muri description yacu, at there is a pleasant songs. Muzajya mukomeza mubone abahanzi bacu barimo ragenda bazamuka, ndetse n'ibihangano byabo mugende mubirebe. Murakoze cyane rero, mukomeze kugubwa neza. Iyo channel rwose mugende muyisearching, mukore subscribe, ngira ngo mukomeze muna sharing iyi video ikomeze igere ahantu hose. Ndagushimiye kuba witabiye ubutumire bwanjye. Urakoze cyane muntu wanjye. Ni David Empire. Ni David Empire kabisa on the top. Ariko kubona kumwe na ba Irene. Cyane rwose abari we role model kabisa. No kuvuga ati abari ukugenda uzamuka, never give up, nicyo kintu cya mbere kigenda
kituzamura then nkahita nkubwira ati David Empire on the top kabisa. David Empire on the top. ya kandi rwose bajye bakora share, like ndetse na comment, bajye batwereka urukundo nk'abanyarwanda. Murakoze cyane rero, mukomeze kugubwa neza mwebwe mwari mudukurikiye. ciao ciao.